mwongeye kwirirwa neza. Hari abantu benshi bakomeje kunyandika message kuri WhatsApp cyangwa se muri inbox bambaza ngo ese ngo kuba tubwiye ngo hari application umuntu ari gukora amafaranga ngo ese ni iyi. Guys, niyo mpamvu nje kugira ngo mbereke application umuntu kubasha gukora amafaranga nta kintu na kimwe usabwe, nta mafaranga usabwe, nta kintu na kimwe mbese usabwe ikintu usabwa ni ikintu kimwe gusa. Ikintu usabwa ni ikintu kimwe gusa, ikintu cyo kuvuga ngo umwanya wawe gusa, ni umwanya wawe na megabyte gusa, nta kindi kintu usabwa. Wakoresha wifi, wakoresha megabyte, fa kuba ufite megabyte gusa nyine, ubundi ukaba waba wakorera amafaranga ahanga ku application. Iyo application rero nta yindi yitwa Makadamu. Umuntu wese utazi Makadamu, utazi ukuntu wakora amafaranga kuri Makadamu, dore application ni iyi ngiyi. Itegereze rero urebe ukuntu njya kwifungura, nawe uhituza uyigeho ubundi ubashe gukora amafaranga online ano kuri Makadamu. Mbe na mbere rero, niba ubwa mbere umbonye, gerageza kandi subscribe, ukande kuzogera, ukande like, ukande comment, kugira ngo menye yuko ibintu ndi gukora ko mwebwe mbikorera, ko ntari kubikora ubusa, ubundi tujyane 5 kuri 5. Guys, reka tugende rero turebe ukuntu tugiye gufungura application yacu yitwa Makadamu. Mbere na mbere reka mbibabwire, umuntu ufite iPhone, iyi application nayo ikora muri iPhone, izindi telefone za Android zose ariko irakora, ariko iPhone wapi nago ikora iyi application. Mbere na mbere rero uzamanza uze hano kuri application yitwa Windscar. Ndize ko muri kuyibona, niba utayifite uzaye muri Play Store yawe uyidownloadinge, maze ubundi ubashe kuyishyira muri telefone yawe. Dore ngiyi uzazikandaho nk'uku nguku. Ukimara kuyikandaho uzahitamo mu bihugu birangaha, wahitamo Ubufaransa, wahitamo igihugu cyose cyose ushaka. Njye nahisemo mu Bufaransa i Paris, ahantu bita mu mujyi nyine w'Ubufaransa, ahantu bita i Paris. Ukimara kubikora kuriya uzatuza itukanda ahangaha, ubundi iyi VPN yawe yake. Ikimara kwaka ino VPN uzateza usubira inyuma. Njye ntabwo nshaka kuyicana nyine kuko ndi kubigisha, ntabwo nshaka kuyicana. None uzatuza usubira inyuma, uhituza muri browser yawe, browser yari yose ukoresha uzayizamo. Reka turebe browser. Ngiye nkoresha Chrome, reka ndebe muri Chrome. Ndize ko muri kuyibona iyi ngiyi Chrome yacu. Tuyikandeho, tukimara kuyikandaho izafunguka. Nimara gufunguka guys, munyitegereze neza, nimara gufunguka uzatuza wandike hano muri search, wandikemo ngo wandike sorry gatoya, uzatuza wandike hano muri browser yawe, wandikemo ngo Makadamu. Huko ugiye kubyandika Makadamu Marsh. Ndize ko muri kubibona, abatazi ukuntu byandikwa, dore nguko ukuntu uzabyandika uko nguko. Ndize ko muri kubibona, ubundi uhituza wandikemo Makadamu Marsh gutya, uyemezeho nka gutya. Bazahita bakuzanira Makadamu imeze nk'uko nguko. Ndize ko guys muri kubibona. Noneho kuko njye nyifite muri telefone, njye ndayifite, ntabwo nzongera kuyidownloadinga. Ndize ko muri kunyumva, ntabwo nzongera kuyidownloadinga. Dore uzatuza ukandaho nka gutya, numara gukandaho bakubye ngo nyine uyidownloading muri Play Store. Ushaka ngo uyidownloadinge no muri Play Store yawe. Murabona yuko ngenda yifite, dore hano bakumbye ngo Unistar. Ntabwo nshaka kuyikuramo rero. Rero ari umuntu urasanga handitse ijambo ngiri. Tarindi banga ni kuriya uraza kubikoresha, dore ngenda yifite kandi dore ijambo ryanditse udiz. Hano impamvu ni ukubera yuko nyine cya gihugu nta gifunguye hejuru. Iyo ugifunguye bita bigaragara yuko uri mwakiriya gihugu. Guys, hari ikindi kintu nibagiwe. Iyo umaze gufungurira VPN iyo namanje kubereka, umanura telefone yawe nka gutya nk'uku nguku, ugatuza ahangaho ukamanuka gatoya cyane, ugatuza ugafunga location yawe. Ndize ko location muri kuyibona, iyi location utuza ukayifunga. Ukimara kuyifunga, ubundi ukadownloadinga application yawe, bikagaragara yuko icyo gihugu urimo, ko ariho uri kwidownloadingira nyine, ko icyo gihugu uherereyemo. Okay guys, ndize ko mwebwe mwarabije kwidownloadinga, reka twikomereze. Ubundi tukimara kubisoza kuriya application yacu, ndumva ko yagezemo, uzatuza muri Makadamu yawe. Ibintu byose bazakubwira uzajya ubyemeza. Ibyo byose bazakubwira uzajya ubyemeza. Bazakubwira ngo ushyiramo email yawe,
byose ubundi byose bagenda babikwereka. Okay guys, ibintu byose rero bazakubyira uzagenda byemeza ubundi ugwe ahangaha. Ndize ko guys muri kubibona. Noneho iyi application uburyo ikoramo, iyi video ntabwo nshaka kuba ndende cyane, nimushaka bakora part 2. Iyi application ntabwo byose nabibasobanura umunsi umwe ngo bishobore. Iyi application ndize ko ahangaha murimo kuhareba ahangaha. Sorry gatoya. Sorry. Ahangaha izi ni ntambwe ubukora ku munsi. Umunsi nyine kuva saa 6 za ninjoro kugeza saa 6 za ninjoro. Ubukoze zino ntambwe. Yose saa 6 z'ijoro zigeze waza ukandika kano kantu akangaka. Ngo ugafate ugakure hano ugashyire hano. Guke. Izi ntambwe zawe batabazikuramo ukongera ugasubira kuri 0. Niba ugeze kuri 500 bikora nkuko nguko. Niba ugeze kuri 7500 bikora uko nguko. Noneho 7500 bagoreza amakoini 65, ibihumbi 10 bagoreza amakoini 75. Noneho guys, ibyo ngibyo bisoje nyine warangije kuri stazinga kuri mbere kano kantu wagakuriye bagashyiza ngaha. Ubwo buri intambwe zawe batabazanika hejuru ndize kurimo kubibona. Guys, noneho ahangaha hano hasi ushobora gukina game. Urabona game ahangaha. Niba mubishaka ndabakora video yuzuye nge ndi kugira ngo mbereke nuko ndi kugira ngo nzihute muvavo. Umuntu berananira ambwire yino video nongere nyitangire nyereke ukunda tangira byose. None nurangiza muraza kunyandikira inbox mbahereze code iyo muri buze gushyiramo ku buryo ahangaha hano hejuru kaze mpabereka. Iyo kibaza gufungwa ino application ahangaha bataguhereza 100. Ndize ko murimo kubibona. Iyo kibara kuguhereza 100 nge ndaza kuguhereza link iyo ubuze gushyiramo ubundi uraza gushyira kaze naho ndaje mpabereke. Kanze mpite mbabereka ahubwo mpite mbibereka akakanya. Uraza kukanira hano kwa karo kazogera nka gucya. Numara gukana kwa karo kazogera uzana muri setting ahangaha. Ukibara kuzana muri setting uraza hano ureba hano yahanditse ngo uraza ahantu handitse ngo munyihangane gatoya hano handitse ngo code. Kanze mabereke ahangaha add referral code ahangaha. Wo uratinyandikira do referral code yawe ijya ahangaha uranyandikira. Ubundi numara kunyandikira nguhereza code uyitishiramo. Numara kuyishyiramo ubundi ukibara kuyishyiramo bataguhereza ahandi wabonye 100 bataguhereza 1000 n'ijana ryari ririho kuko wafunguye iyi application. Ibyo ngibyo nubisoza rero. Ukimara kubisoza nyamuneka mwibuke gukanda subscribe kuri Amazimwe TV ibitangaje. Gerageza ugereyo maze ubundi kandi subscribe ku iyi channel kugira ngo mbegezaho ibintu byinshi kandi bitandukanye. Noneho hano ubushobora gukina game ahangaha handitse ngo play game ngo you win. Ushobora aba hariho za game nyinshi zitandukanye. Noneho wowe uzaza uyikinire ku iyi game ahangaha ku iyi game iyi ngiyi. Kwizi game izi ngizi za izi ndizo uzagenda ukineho uzayikira game ushaka. Noneho hari nanuza hari na challenge ugenda ukora challenge zitandukanye. Dore nkanga izi zose ni challenge ziba ziri ahangaha. Guys, gerageza kandi subscribe ukandi no kunzogera kugira ngo mbigishe ibintu byinshi bitandukanye byose mbibanyuriremo hano mbanyuremo inshamake kugira ngo video itaba ndende. Niba ushaka ibintu byinshi birenze nyandika muri comment umbwire ngo utubwire ibindi bintu bitandukanye n'ibi ngibi byo kutubwira. Nzabereka uburyo wareba amafaranga yawe, amafaranga uri kwinjiza umunsi ku munsi. Mbese byose nzajya mbibereka gatanu kuri gatanu ku application. Kuko iyi application ifite ibintu byinshi koko. Niba ushaka rero gerageza ukande subscribe maze ubundi ukora amafaranga hano online for free. Maze ubundi nawe utangiye kurya ku mafaranga hano online. Ciao ndabakunda mukomeze kugubwa neza. Dore ka duhure mu zindi video. Ciao.